agasobanuye ko urukundo kaciye kuri uyu munsi tugatangira ku mukobwa hano ngaha yinjiye mu cyumba ahubwo aratungurwa mu kubona abantu imbere ye. uwa mbere abakuyemo impeta, n'uwa kabiri n'uwa gatatu ndetse n'uwa kane. umukobwa byamutunguye cyane arebaza ati ese ibi ni ibiki ndi gukundana nabyo? bose baramubwira ati uri yumerimi, baramubwira ati ese wakemera kubana natwe? ako muratekereza neza. bamubwira ati uwa mbere washinyanwa nanjye n'undi gutyo. bigeze ku wa gatatu we atangira kutintimanga yabuze n'icyo yavuga. avuga ati ese wakemera kubana nanjye? umukobwa biramutungura cyane. bose ubona ko banakuyemo hejuru sinzi icyo bagamije. babwira ati oya ntabwo nshaka, gusa byo barikanga bose bavuga ati kubera iki? avuga ati ngo reka mbabwire murakoze cyane mu mbabare musoke. adidimanga nyine avuga ati sinabana namwe mwese, ese ubwo nahita monde nta n'umwe muri mwe dukundana. ako kanya habahinjiye undi musore. uwo musore aza ari kuvuga ati ariko muri mbwa mwese nta soni mwese se mushaka kuba mwashingiranwa n'uyu mukobwa? muhaguruke se vuba vuba. ahubwo ati aho mutagiye mu myitozo bigaragara ko bano ari abakinnyi ba basketball cyangwa ba football. arangije batangiye gutungana babwira ati nta soni. batangiye kumuzanaho agatuza nyine bamubwira ati mani n'ubundi bifata aka kabici kawe n'ubundi nta nubwo aka kagore kawe ari keza mani. bamubwira ati nyine bamwishinyuraho cyane, bamubwira ati ntacyo waza umwanga mani, nyine bya bindi by'abantu batari seriye. ako kanya umukobwa yahise afata wa musore, uwo musore urimo ahita amwishikuza, yarimo kumubwira ati reka guhangana nabo. ababwira ati mwabaginga mwe muve, muzongera no kuza kumenyera umukunzi wanjye nzabavuna. bahita bavuga ati mani tugende tureke uyu muginga tutamuha bene wabo. baba baragiye, maze umusore asigara hano nyine yarakaye ubona ko byamubabaje cyane, atareba umukobwa ako kanya. hanyuma areba umukobwa n'umukobwa abararebana. avuga ati wowe wari kureba iki? nta soni kubera icyo abantu bose bari hano ngaha? ese ugiye gushingiranwa na urambara impeta enye zose? avuga ati nta soni, ese urankunda? maze umukobwa ahita amwigira avuga ati nanjye ntago nta kibazo gihari, njye ntanzi icyabaye, nagiye kubona mbona birabaye. umukobwa aramubwira ati umusore ahita abwira umukobwa ati nyumva. umukobwa bwe yari yivumbuye agiye, maze umukobwa agenda afite umujinya mwinshi, ahita agenda hanze ubona ko afite nyine umujinya. bigaragara ko umusore yaranamubwiye nabi. hari ukuntu umuntu akubwira ariko akakubwira mu magambo mabi. ubwo yateze agatagisa ako kanya nahita agenda. gusa by'umukobwa murabona ko atishimye. mu gatagisi yarambwiye yagiye atishimye avuga ati ntabwo mbabara, ntabwo nishimye. umusore aramubwira ati gusa byo urasa neza. kumbi umusore aramureba ahita aseka, aramubwira ati gusa ngo ni byiza. umukobwa agira ubwoba agiye gusohoka. umukobwa kumbi bamufungira. bigaragara ko uyu musore ari agatego bari bamuteze. ako kanya umusore ahita yatsa imodoka aragenda. ese umukobwa aratabazwa nande? burya bavuga ati iyo umunsi wakubereye disi wa musore yahise agaruka aravuga ati va mu modoka mani, hano hagiye kuba indwara. maze umukobwa nawe ahita ava mu modoka ako kanya. umukobwa sinzi ikintu agiye gukora. abasore batangira kugenda baterana amagambo. aravuga ati mani nshaka kumvira mu nzana akigenda. ndavuga ati mani ushaka guhangana nanjye se? ndamubwira ati mani Sophie ngo regenda. umukobwa yitwa Sophia. ako kanya bahita bamutera igipfunsi. batangiye kurwana abasore bapfuye bapfuye Sophia. batangiye kugenda barwana bapfuye Sophia. agasore baragakubise. maze ako kanya umusore ahita abwira ati Sophia genda. ese umukobwa aho kujya agenda nuko yagiye mu ntuza. ako kanya umusore yafashe ibitaka ahita amucunga yarangaye mu maso. umusore ajya kirangaye. umukobwa ako kanya yahise afata ikintu mu modoka. umusore baramukubise bamufatiranyije cyane baramukubita. umukobwa yavuye mu modoka aza ako kanya aracunga igisore kiri kumubwira ati kigiye kumukubita ahita akubita ako kanya. maze umukobwa nyine n'ubwoba bwinshi cyane ahita yegura wa musore. araje umusore aramubwira ati kuki utagende nakubwiye ngo ugende? umukobwa aramubwira ati ntabwo nari bugende ngo nkusige, ngo ntabwo nagenda ngo nkusige. maze igisore gihita cyinjiye mu modoka cyamubwira ati tuzongera tubonane mani, wowe n'ako kabici kawe ndagusezeranya ko ningaruka mwese nzabica. ako kanya umukobwa yahise afatana n'umusore. bigaragara ko uyu mutagisi nawe atari shasha. disi umukobwa afite ibibazo bikomeye cyane. atangira kugenda avuga ati mbabarire kuba nakubabaje wowe ubwawe. maze umusore aragenda atangira gukaraba. nyine umukobwa araza aramusatira. aza hari nyine umusore ubona ko ababaye bamukubise cyane bamubabaje. disi umusore afite urukundo nyamara ariseriye. umukobwa agiye kumukora. umusore yarikanze aramubwira ati ntunkoreho
aramubwira ati reka nkufashe, aramubwira ati uramfasha iki, ibi byose si ukubera wowe. Umusore ubona ko byamurakaje, nubwo yagatabaye nyamara byamurakaje, yari yakabwiye ati kareke kugenda mbere, karagenda. Aramubwira ati Sofiya, ibintu wakoze byose ni ibi bintu byose byabaye ni ukubera wowe, ni uko kutanyumva wowe. Ese ubundi wari uri kujya kwemera ko ari abasore bose bagutereye nuza? Umukobwa aramubwira ati ariko njyewe ntabwo nzi ibyabaye, bigaragara ko nyine uyu mukobwa nta kintu yarazi. Akabwira umusore ati nyumva ngo wapi. Angie atabwiye umusore ariko ubundi buri kunkangiki, niba nkukunda bya nyabwo, uri kugira ngo ushaka ko ngenda, ushaka ko mva mu rukundo rwawe. Ako kanya umukobwa akagenda amusunika umusore, bigaragara disi kagakobwa kababaye. Maze umusore araje aramubwira ati okay, ngaho kora ibyo ushaka. Umusore ako kanya yahise afungura amazi abajyaho bari muri dushi. Agakobwa kagomeza kwitonganya, disi umusore akunda ahita amubwira ati ni surprise nagukoreraga. Disi ibyo bakoraga yari yabipanze, bidatinze barangije muri dushi. Urumva byabereye muri dushi, twabigarukaho. Amubwira ati ese nizere ko bagiye, ni ibintu byoroshye baby, ni ibintu byoroshye, byibagirwe, nizere ko byose wabyibagiwe. Maze umukobwa aragenda. Ako kanya umusore asigara muri dushi, ntumbwire ibyabaye kuko byose twari turi kumwe twabiba. Maze umukobwa araza hano ngaha atangira kwitegereza, mbese ari kurira, ari kuvuga ati ese ni ibiki birimo kugenda bimbaho, ni ibiki, ni ikihe kibazo mfite? Maze bya bisore byaje hano ngaha birimo gusunikana, bigaragara ko ari ibikinnyi. Ako kanya bibonye wa mukobwa yambaye isume, noneho sinzi ko ari buze kuba yabacika. Bari bavuye mu myitozo abasore, aramubwira ati noneho nese wowe ahubwo ufite ikihe kibazo? Avuga ati nta mahitamo mfite, ntabwo nabahitamo. Bamubwira ati ugomba kutubwiza ukuri. Ahabwa ati mutigera munyegera ngo munyatake. Abasore bamubwira ati uko nawe wadutwara iki? Ako kanya amafoni yabo yose yahise yaka, bigaragara ko bagiye kugafata ku ngufu, bagiye bari no kugakamera. Agakobwa katangiye kugira ubwo, akabwira ati ubu uri hano wenyine. Bigaragara ko muri abo basore harimo umusore ufite ubwoba, umwe wari ugiye kuvuga ko ashaka gushyingiranwa n'umukobwa, ukabona afite nyine biri kumunanira. Barangije abasore bavuga ati muze munkurikire. Abasore ntumbwiye ngo bagiye guhemukira wa musore. Abasore bose baragiye. Ako kanya baraza bicara hanze, bigaragara ko bari gupanga uburyo ki. Abatangira kuvuga ati umva mani, uriya musista nubwo uriya mutipe bakundana, urumva mu minsi tugiye kumushimuta ku buryo hano turamushira, turamara iminota 3. Batangiye gutombora hejuru bavuga ati uramubana. Ubwo basore batangiye gupanga ibyo bintu, ubwo bose batangiye kuba batombora. Gusa byo ndakubwira ngo ari ubwa mbere ugeze hano, wakanda ku subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'ikiganiro cyacu ndetse n'agasobanuye k'urukundo kacu. Uyu musore niwe watomboye, ariko we ntiyatombora. Uyu niwe watomboye ko agiye kujyana umukobwa. Ndagira mbabwiye ngo tubane mu kandi gace gakurikiye. Mwe mwese twabanye kandi abakunda cyane. Ciao ciao.